Imana ishimwe bavandimwe, iki ni igice cyacu cya kane cy'ubuhamya bwanjye maze iminsi nanga ubwo kanagiye ikuzimu bwo kwa Satani. Reka Imana duhane umugisha, reka dusenge dukomeze aho twahagarikiye. Mana y'ubutware bwinshi tuyahirengeye, Mwami w'abami Yesu Kristo w'i Nazareti, ndakwakiriye kugira ngo ukomeze kubana natwe, ukomeze uvugana n'aba bantu kurusha uko ngiye kuvugana nabo. Mwuka wera kwino uganze uhishurira buri muntu wese igihwanye n'ico yakabaye abonamo muri iyi nyigisho, muri ubu buhamya. Reka imbaraga zawe n'ubuntu bwawe ukomeze kwamamara, reka ikirere cya buri muntu wese gifunguke, reka mu kumva ubu buhamya no kumva izi nyigisho, reka abantu benshi babohoke. Mana ibisimbi gusaba kuko nuko bigomba kuba bimeze. Mwana none Mwuka wera ndakwingiza ngwino ukore umurimo wawe, jewe reka nshirwe hasi, reka wowe ushirwe hejuru. Dore jye nakiriwe kuvuga, ariko wowe wakiriwe kugira ngo uhamye ibyo ngiye kuvuga mu mitima yabo. Reka Papa buri muntu wese asobanukirwe uko yakabaye agomba gusobanukirwa. Mwuka wera nyemerera Mwami iyi video igere ku buri muntu wese, buri muntu wese imufashe kandi mubohore. Imbaraga zawe n'ubutware n'ubwiza bwawe Papa bikomeze kwamamarira mu isi y'abazima no mu isi yo mu ijuru, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Garitse buri gitero cy'ikuzimu, buri gitero cy'abadayimoni, imyuka y'ikirere, imyuka igendera mu butaka, igendera mu muyaga, icindwe n'amaraso Yesu Kristo. Reka imbaraga z'umusaraba zitsinde aba badayimoni, reka Umwuka wera abe natwe. Ntagiye dayimoni ivuga, reka Imana ivugane n'abantu bayo. Izina ry'Imana yacu rihimbazwe, amen. Imana rero nishimwe cyane. Tugiye gukomeza n'ubuhamya bwacu. Abantu badukurikirana murakora umurimo ukomeye cyane, Imana ibahereze umugisha, ikomeze kubagirira neza. Abasharinga, subscribinga, sinzi ukuntu babyita, nuko ndumva biguye ngiyo, nuko Imana ibaha umugisha, ibagirire neza. Hanyuma rero aho nagarukiye mvuga ku gice cya kane cya gatatu, nahagarukiye aho mvugira aho twatereraga urusengero. Ndiyo ndenda mvuge ku rusengero, kuko ugiye mvuga ku rusengero mba numva navuga bukavaho bugacya, kuko urusengero nurwo bwonyine rusigayemo amahirwe. Niba hari ikintu kikibuziza abadayimoni kuhaguruka, ni inamba nkeya y'abakristo bagifite Yesu muzima. Ni insengero nkeya zikiri ku musingi w'ukuri, izo ngizo zigihagaze, nizo zigihagarikiza ibihugu. Nubwo abantu mbese kugira ngo ishusho ya Satani yongere kuboneka neza abantu bayirebe, ni ikanisa, urusengero nirwo rugihagarikiza. Rero iyo nduvugaho ndohereza igihe, ngarohereza umwanya, ndenda kuvuga mu buryo Satani yateraga urusengero, nkubwire n'uburyo urusengero rufite imbaraga, nkubwire na nyiri urusengero nyakuri, ngutandukanyirize na nyiri urusengero w'ikinyoma. None urumva ko twateraga urusengero ikuzimu, bageraga mu ishaha guko urusengero barukikira amashaha 8 gucika, barugira mu nama ishaha 8. Kandi ibindi bintu umwuka.com, amaraso, kujya gushaka amaraso, umwuka wirukansi y'isi, ibyo bakorera mu banuza, babiko amashaha 2 bakajya mu nama amashaha 2. Ibyo bintu barangiza rero bagatangira gutekereza abana bo wa mugabo ari we Yesu Kristo. Twebwe turi abana b'Imana, mujye mupana kwita abakozi b'Imana, turi abana b'Imana. Uri umukozi ariko kandi uri umwana wa so, urakorera Imana yo mu ijuru. Noneho rero ikuzimu mwita abana bo wa mugabo. Reba mubwire, ikanisa mu buryo nabonye ko ifite imbaraga, urusengero nangwa se abakristo bafite imbaraga, iyo babatekerezaho babahereza umwanya uhagije, kuko ni ikintu bitondera. Ndabwiye umukristo bajya kumutera ni umuntu bagenda batinya. Niyo Satani agushuza umukristo, amutera inure, amukubita hasi, mu buryo amukubita hasi atari kumubabarira. Ni nk'igihe umuntu akizwa akongera agasubira mu byaha, uwo muntu gukizwa ko kurakomera. Icya kabiri, ni nk'igihe umuntu agwa akagwa kandi ari mu rusengero. Niba abantu bavuga ngo twarasenze
mwebwe murare mubizi ntabyo muzi ndakoresha iyo mvuga. Noneho rero uwo nguwo yaguye ntuzabwiriza umukristo waguye, umubwire yarasogongeyeho, yaruzuyeho umwuka, yarajyananyeho n'Imana, yaravuganyeho n'Imana, yarasomyeho Bibiliya, Satani akaza akamugura. Iyo musizemo umwuga nangwa se iyo mushingiyemo ikuzimu, iyo bamusingiragamo bakongera kumwigarurira, uwo yaragwaga ubutabyuka, kuko wamugeraga wamusomera ibyanditswe akabikubwira kubikurusha. Uwo Satani yamurimburaga neza. Imana izaguhe kubwiriza abantu batarakizwaho batabizi, bazabyumva cyane kurusha. Noneho rero niyo mpamvu urusengero ikuzimu bajyaga barukikira 8 bashaka ukuntu bacicikesha ijwi ry'abavuga ukuri, bashaka ukuntu bacicikesha ijwi y'abakozi b'Imana, abana b'Imana, bashaka uburyo bacogoza ubumana, umuco w'Imana mu bantu, bashaka uburyo ko abantu batandukana n'Imana bakabana na Satani. Mbese nico kintu ikuzimu cyane cyane kibarusha, bagihereza umwanya wabo ukomeye. Buri ikuzimu bakora cyane nango bajya baruhuka. Iyi mizimu aba badayimoni bakora inama, iyo bavuyemo icaramo abandi, kandi iyo bavamo nango bajya kwicara, bajya gutera kujya gukora, bazi ntanga gukora. Ariko cyane cyane numva iyo .com w'amaraso byose n'umwana w'umuntu, nta kindi bakora ngo abazimu bari muri pate yabo, kuko ikuzimu nanga hari ibice ngo menya ngo iki ngiki, nkuko tureba abitsimba ku butegetsi. Kananga urugero, abitsimba ku butegetsi ngo menya uyu nguyu afite ikibina, uyu nguyu afite ikibina. Ikuzimu dayimoni ni dayimoni uw'abacwezi, n'abazimu b'abapfumu, n'abazimu b'imandwa, n'abaterekera, na Satani n'imyuka iva ikuzimu, bose ni ikintu kimwe, ahubwo bafite amashami. Noneho rero uko wumva abo bazimu ko ari benshi, bose bajyaga batekereza ku kintu iki, umwana w'umuntu wambaye imbabazi, uyu mubiri wawe wita imbabazi ikuzimu. None bajyaga batekereza, tukajya mu nama uburyo turi butere urusengero, tukarutekereja, tukazana ibirwanisho birenga muri 100 kugira ngo tubarwanye, tubagushe, tubasubize mu byaha, batandukana n'Imana, umutima w'Imana uhora ubabaye. Satani arajyaga avuga ngo aba bantu ni gute Satani mbese impamvu akora ibi ngibi, kase nkusobanura ama impamvu akora ibi ngibi, uburyo nka bubiri nangwa se bumwe, kambari kumvuga ashaka uburyo yababaza umutima wa Yesu nangwa se umutima w'Imana, kuko yatandukanye n'Imana nyirango buri mwe arebye. Noneho nta bundi buryo ashobora guhagara ngo ahangane n'Imana bayirwane bishoboke. Ahubwo yaravuga ngo kugira ngo ababaze Yesu, nuko afata ku mwana we, nuko afata ku muntu yapfiriye, nuko afata kuri uwo nguwo Yesu yitangiye, uyakubitiye, uwo wamukubitiye, uwo wamutukiye, uwo bamwangiye, uwo bamwikiye, uwo bamubambiye ku musaraba, nuko amukoresha ibyo Yesu yanga. Noneho rero nuko uvuga ngo igihe cyose umuntu akora icyaha, igihe cyose umuntu akora ibyo Satani ashaka, Yesu umutima we urababara. Kandi cyane cyane iyo bigiye kuba akarusho, iyo waramenye ku gaciro k'umusaraba, waramenye imbabazi za Kristo, ukongera ugasubira mu byaha, ikuzimu bakoraga ubukwe bakanezerwa, abadayimoni bakanezerwa, bagakora igicaniro bakanezerwa cyane, kubera kuko uko umutima wa Satani unezerwaga, Yesu nuko yababaraga cyane, wongeraga kumukora mu nkovu, wongeraga kumukora mu gahinga. None rero aho ngaho niho Satani nuwaboneramo, mbese n'urugamba rwe ruri, nuhatsindira, nuhakubitira Yesu nawe inkoni, aho ngaho mbese ako ngako. Rero yajyaga avuga cyane, avuga ngo mugerageze cyane bari abana b'uwo mugabo, mubacogoze, umucecekeshe ijwi ry'abavuga ukuri ritongera kumvikana, mubuze abantu kumenya umuco, mubuze abantu kutumenya. Nanezerewe mwene Yesu, Imana ikumfashirize ubyumve cyane. Urumva ko twatezaga abantu gusinzira, tugateza abantu gukanda amatelefoni, tugateza abantu ubutiyana, tukabateza umwuka kanyankogote,
kandi ubwo ko binjiraga mu rusengero umwuka acambura wajyaga umufata utya wajyaga umwambara utya ngo utya none ubu uko kwambaye utya bagiye kukwigisha mu rusengero uri binzira ukakwambara utya none bagiye kukwigisha mu rusengero amatwi agapfa ariko manu igitangaza amatwi ijambo waryumviraga hari gasohokera ahangaha bamanaga gufata ibitekerezo byawe kugira ngo bakabifrizingisha kwifrizingisha mbese bakabihagarika ngira ngo byongeraga gukora ariko usohotse urusengero ariko wabaga uri nka statue bikaguma bisohoka ibintu bigenda gusa uri mu rusengero ukaza ukegera umuntu uri bufashwe muri aya materaniro ukamwibutsa ukaba wamuzanira ibintu byiwe mu rugo ubwo bushobozi twari dufite kuko natangiye kujya mu rusengero n'imyaka nka 12 16 aho ngaho 16 kuri 16 kuri 16 18 aho ngaho no imyuka nari maze bari bamaze kumereza abo badayimoni bakakubwira ngo nuwemerere ko umwana w'umuntu agira icyo afashwa muri aya materaniro akabwira ngo urwane cyane navuze ngo hari ibintu nka 3 nangwa 4 ibyo bajyaga bagira ngo cyane bayoba ngo cyane nibura hatagira umuntu wihana icya kabiri nihagira umuntu utahana umuvumo umugisha wo wita umuvumo nihagira umuntu utahana umuvumo cyo ni kimwe icya kabiri ikindi cya kabiri bakavuga ngo ntagire nibura abo bantu nubareba bose nkuko bazi nkuko bari bameze bose batahana umuvumo ari uko Satani na pasteri wa icya gatatu icya kane bakavuga ngo nibura kare reka basenge buzura umwuka ariko uko bavuye mu rusengero muri bahagira abantu babongera asubire mu byaha uwo munsi none bavuguruze ibyo babigishije babivuguruze gukora icyaha uwo munsi amateraniro yabo yabaga nk'ikizira imbere y'Imana ikuzimu akabahumurira neza Imana igufashe ujumve neza wa mukobwa we nawe wa muhungu we nawe wa mupapa we n'umumama Imana igufashe ujumve neza noneho mwamara kugera mu rusengero mugakora ibyo bintu ikintu cya mbere nenda gusobanura kuri izi nzoka nenda gusobanura inzoka imwe umwuka twasharaga mu kirere umwuka ufata ikirere nenda kuvuga ku bantu 4 nangwa 5 abo Satani abanza kuzimya ariko niyo ndavuga nyitangira gutera urusengero ibintu aho nabanjirize bagenda bankuza bamereza imbaraga zo gufata abantu habagamo abantu 4 nangira gufata urusengero nashoboraga gufata habaga harimo umushumba harimo umuhanuzi harimo umusenzi harimo umuririmbyi niyo mvuga ko baririmbye ndavuga nti tubasengere kuko umuririmbyi buriko umuririmbyi ni umuntu uba hafi ni umuntu Satani yanga cyane kandi ni umuntu Satani ni n'umuntu Satani ngubwire ngo ngukise akoresha mu buryo yamukoresha kandi avanze amuvangiye ni umuntu Satani yanga cyane noneho rero abo bantu muko ari 4 abo nibo bantu nabanje kujya gutera abo ngabo najaga mfata abangaba noneho imbaraga zabakoraga ibi abo nakoreshaga abangaba nasinzirizaga abo natezaga kutumva ijambo buri kimwe noneho nibo bavagamo gufata bariya kubera koko niba abantu banze batije ijambo batakoze ubushake bw'Imana mu rusengero bomwe abasenzi baratonganaga bakabagusha nabi nangwa umushumba akavuga nabi nangwa se bikamutera gukora amahitamo mabi ubwo ngubwo no kuvuga ngo nawe asangiye nangwa se nawe abonye ko icyo twari twahaye bariya ariko jewe nari naragera ku rwego rwo kubatereraho none mbaza kujya nzanga akora ibyo ngibyo nababwiye none ikintu cya mbere bajyaga barwana cyane ikintu cya mbere ikuzimu babanza kukwaka wa mukristo niyo ndavuga n'abakristo ahangaha bakijijwe bakajya mu rusengero ikintu cya mbere babanza kukwaka ni ikintu kimwe cya mbere cya byose ni ikintu cyitwa ikirere cy'umwuka babanzaga kuza bagapfundikira ikirere cyawe cy'umwuka
bamara gupfundikira ikirere cyawe cy'umwuka babaga bamaze kugufata, kubera kuko bafataga ikirere bagifataga mu buhe buryo, ugasenga wumva nta juru rihari, ugasenga n'ubunebwe, ishaya 9 ikakunanira, isha z'amateraniro ukazigiramo ubute, ibitekerezo bigatangira kumungwa, wajya gusenyera dakika mirongo ingahe, wasengaga amashaha, wasoma Bibiliya bikakwangira. Bibiliya nayo ifite imbaraga zayo kwayo, bikakwangira kuko ikirere cyafashwe. Nicyo kintu cyane inzoka twajyaga dushyiraho imbaraga cyane, inzoka twashyiraga mu mwanya, twashyiraga mu mwanya ikasamira ijuru, akanwa kayo kabaga, niba urusengero duva inimeza, niba urusengero rwavaga ahangaha rugarukira hariya, umunwa wayo ujya guva nkaha ugafata iriya ukasama, n'uwakwasama mbese wo wakingiraga ikirere cyo mu mwanya cyo mu buryo abantu bari busenge mbese nibasenga Imana bagasenga just n'ukuntu nkuko twatera nukaza ukandeba tukaganira mugasubirayo. Ikintu cya mbere bavuga ngo mubanze mufate ikirere cya buri muntu, kuko umuntu yabaga bohotse ikirere akamenya inama za Satani, umuntu yabaga bohotse ikirere akumenya umwuka cyavugana nabo. Umuntu ikirere nicyo kirimo buri kimwe cy'umukristo, nicyo kirimo kumenya inama z'abazimu, nicyo kirimo umugisha w'umukristo, nicyo kirimo ubutsinzi bwe, nicyo kirimo urugamba rwo gutsinda kwe. Umuntu yafunguye ikirere munsi y'umwuka abashobora kurwanya ubwa imizimu indi igendera ku butaka, igendera mu muyaga, igendera ikomoka ikuzimu. Ikintu cya mbere kihereza imbaraga nuko ikirere cyawe kiba cyarafashwe. Rero cyane cyane twabanzaga gufata ikirere cy'umusenzi, ikirere cy'umuririmbyi. Aho ngaho reka rero njye ku bantu 5 7 abantu 4 nangwa 5 abo Satani yashyiraga mu gahanga cyane cyane. Ikirere cy'umuvugabutumwa, ikirere cy'umushumba, ikirere cy'umuhanuzi, ikirere cy'umuririmbyi. Ibyo birere bamaraga kubifata, bamara gufata ikirere cyawe, wa muntu mbona, wa muntu unyumva, aho ngaho bagushiragamo umwoga wabo nangwa se icyo bashakaga ko wabakorera. Aho ngaho watanyaga gutegekwa n'umwuka witwa Antikristo, naho turiho turamuzira kumuvugaho. Antikristo yingo arakora atese, turaza kumureba ukuntu akora n'ukuntu abantu benshi bamwitabiriye. Noneho rero iyo wamaze gufatwa ikirere, ishaya Bibiliya ugira nkeya, gusoma Bibiliya birakunanira, uri umukozi w'Imana. Kuko umuntu wamaze kuba umusenzi, umuntu wamaze kuba umushumba, umuntu wamaze kuba umuvugabutumwa, umuntu wamaze kuba umuhanuzi, umuntu wamaze kuba umuririmbyi, ikintu cya mbere Bibiliya igomba kuba imuri hafi. Icya kabiri, nkuko abo bantu bose baba bafite impano nangwa se baba bazi gusenga, baba ari abasenzi nkuko bumva. Noneho rero ibyo bintu nkuko ari bibiri iyo bimaze kubura ku mukristo, ku muntu wari wese ukorera Imana, atangira gutegekwa n'umwuka wa Antikristo, atangira gukora ibintu abikura mu bwenge bwe, atabikura ku Mana, atangira gukora ibintu by'abandi sibye bivuye ku Mana, yigisha bitewe nuko agiye kuri YouTube agashaka inyigisho, bitewe nuko yasomye yigishije izamura ikamufasha, rigafasha abantu, akongera akarisubiramo. None agendera aho ngaho. None ikirere bamara kugifata, wabaga uri umuntu usenga, bikavaho ugasatirwa n'ubunebwe, ukabatwa no gukunda iby'isi, ugatangira gutekereza nk'uko isi ishaka. Ndabikubwira, nunkunda uzanganira, uzamamagara tuganire, nutankunda Yesu akuganze tuzarebanira mu ijuru. Tuzarebanira iyo ngiyo mu ijuru, uzankunda mu ijuru duhimbaza Imana. Noneho ikirere twamaraga gufata ikirere, maze ari umushumba uherutse kumbwira ngo iyo mvuga ibi bintu usa nk'uvuga iby'abandi. Oya, yaho ururimi rwanjye kuba rwafashe,
bamaraga abandi abazimu. Njye mvuga abazimu simvuga abandi. Abazimu mbese jyewe narakoreshwaga bikankoresha akora ikigira cyatugendere, kuko abazimu ntabwo bahawe, ntabwo barahabwa ubushobozi buhagije bwo kugendera ku butaka nk'umwana w'umuntu. Satani nuko abanza kudiringa n'umuntu akamukorera icyo ashaka mu bantu, kuko umuntu uba ufite ishusho y'abantu ariko umwuka we uhamanye na Satani amukorera n'uwo atuma niwe umwumvira mu buryo jyewe naguturukaho ukandeba ndi umuntu nkakugambanira, ariko umuzimu wazo wahunga ishusho yawe, ukwigaragariza ishusho yawe wahunga. Rero nuko ubanza gukonekitinga n'umuntu bikumvikana. Noneho bakozi b'Imana, ikirere ni ikintu gikomeye cyane. Nubona uri iyo ngiyo ikirere cyawe cyarafashwe, umuvugabutumwa utangira kubwiriza nk'uko abantu bashaka, wajya kubwira abantu ubutumwa bwo kwihana, wumva niyo ubuvugaho wumva bitimitse cyane. niyo usenga icyo kirere baragufashe ikirere, utangira gusenga wumva naho bigutwara, wumva gusa usenga kubera umuhango, kubera ikintu just, ariko wumva naho biva naho bijya. Iyo wamaze gufatwa ikirere, iyo wamaraga gufatwa ikirere uri umuririmbyi, wasigiranaga izina ry'uburirimbyi, watangira kugira ubushakashakishe bw'isi by'ibyo ishaka atari iby'Imana ishaka. Nanga watangiraga guhimba indirimbo z'umwuka, watangiraga kuririmba bitewe n'imitekerereze yawe, bitewe n'uko isi ihagaze, bitewe n'uko bigenda. Nicyo urebera uyu munsi indirimbo usigaye usanga indirimbo zose ukagera ukibaza se uwaririmbye yayikuye muri iyi se niyo yabyaye iyi ngiyi. Mutabarenganya, ibirere byamaze gufatwa, ikirere kimaze gufatwa, ibintu birasa, umuntu asa nk'abandi kandi ntabwo ugomba gusa nk'abandi wa muntu we. Noneho wajya gusenga bigakunda, byabaga birangiye aho ngaho niho twatangiraga kubatera, tukabatera twumva tubashoboye, tukabatera badafite imbaraga zibabohora. Wa muntu muri aya mashahandi yo mvugiramo, tangira kumenya ikirere cyawe ni hehe. Ni ikirere cyo gutanga se? Hari abantu bagira ikirere cyabo kibohokera mu gutanga. Iyo yatanze Imana ikimukorera, iyo yatanze arabohoka, yumva umutima we yumva yakoreye Imana nk'uwabwirije ubutumwa, iyo yavuze ubutumwa bw'ukuri. None tangira kumva wowe aho mvugira, tangira wumva ikirere cyawe, ushakashakisha ikirere cyawe, icyo umwanzi aba yaribye. Numara kukimenya, ikintu cya mbere banza wihane ngo Mana narafashwe umwanzi yaranteye. Cya kabiri, jya mu rugamba ubohoza ikirere cyawe. Ikintu cya mbere, twamara kuba tumaze gufata ikirere, tukongera tugasubiza ibyaha muri abo bantu bakorera Imana, kubera kuko icyaha icyo ni mu muntu, cyabaga kiri mu muntu kikamubera urugi rikingira umwuka w'Imana kwinjira muri we, rugakinguka kwa Satani kuganira n'uwo muntu agakora nk'ibyo Satani ashaka. Noneho rero ikirere cyamara kuba gifashwe, ari abashumba bafashwe ibirere, basigaye babwiriza ku nda zabo, basigaye bashaka nk'uko inshisha, basigaye barokoka nk'uko isi ishaka, basigaye babwiriza ubutumwa bupfuye bwa Antikristo. Yarabafashe, ari abashumba b'imirundi, hari abakozi b'Imana umva bari kuvuga abashumba cyane. Nanjye mfite umushumba aranshumbye, nanjye mfite abambyara, ariko kandi hari ikintu kirenga kumva wabwira bene wanyu, kirenga batazi n'ikibakoresha, batazi n'ikibariho. Abakozi b'Imana, Antikristo arabateye. Buri kiranga Antikristo ni iby'insi. Iyo ureba umuntu atangiye kugira iby'insi ari umukristo, umenye ngo Antikristo yaramutwaye. Yumva ko ibintu bifatanye n'imbabazi za Kristo byavuyeho ko cyo kintu. Sinanga ko ibyo byose birakora, ariko kandi mubwire abantu ukuri, bamenye ukuri. Buri ukuri niko kurimo byose bya buri muntu, ariko ikinyoma kirimo amarira no guhomba. Twamara gufata ikirere,
namaraga gupfundikira ikirere cyawe nagipfundikira. Kugipfundikira ni ubuye buryo? Nukuza agaterwa umwuka ugafata ikirere cya wa muntu ubese ukajya hejuru ye munsi y'umwuka. Wamara kujyayo wa muntu network y'ijuru kuri we yamaraga gucika, yaracikaga, mbese yaracikaga igacika ite. Yamara gucika rero ikigaragaza ko network yawe yacikanye yacitse, inyota y'iby'Imana, ishaka y'iby'Imana wumva itangiye kugabanuka. Icyambere, bamwe muri mwe wumva yarazimye, wumva yarahoze neza, yaravuyeho. Reka ndetse kubitindaho, ibyo tuzabifatira umwanya kwabyo, abazabitubaza kugira ngo tubibasobanurire cyane byimitse neza, tuzabibasobanurira. Noneho ikindi cya kabiri, abo bantu twabaye gufata ibirere by'abo bantu, umushumba mwatangira aho ngaho, umushumba yatangiraga kwitabirwa n'umwuka witwa Antikristo. Antikristo rero ni umwuka witwa ikinyoma. Umwuka witwa ikinyoma ni uwuhe? Ikinyoma ni iki? Ariko Yesu nahabwa icubahiro uguma ku ngoma n'ukuri, yatumenyesheje ibintu bikomera, bitwigisha, arabivuga bitaranaba. None reka nange urugero, ni hamwe na mwene data gato na Gisubizo gato, uyu nguyu gato, kanange urugero. Ndakubesha. Kubesha ni iki? Kubesha ni igihe nkubwira ngo gato shaka Gisubizo yamaye seni, yamaye imitwaro, yamaye 100,000, kandi atakoze iki? Ukanezerwa, ukabyakira. Ese bambika yakoze neza. Imana ikora iki? Imuha umugisha. Ubyakiriye nk'iki? Ubyakiriye nk'ukuri. Ubyakira nk'iki? Nk'ukuri. Iyo umaze rero kubyakira nk'ukuri, inyuma yaho usanga ko nakoze iki? Nakubeshe. None ukuvuga ngo ikinyoma ni ikintu cyihishe mu kuri. Imbere na mbere ubanza kureba ni ikintu gisa nk'ukuri akatari ukuri. Uranyumva neza? Ni nk'igihe mbere ahangaho ureba ko ari ukuri, ariko iyo ugiye kucinjiramo usanga ko atari iki? Atari ukuri. Noneho rero uyu mwuka wa Antikristo ni umwuka wenda gusa nk'ukuri. Uyu mwuka arahanura, arakora ibitangaza n'ibimenyetso, arakora imirimo ikomeye isa nk'iy'Imana, ariko iriya munsi y'umwuka winjiye upfumuye ukinzira usanga atari ukuri. Uzi ko nabwiriza ubutumwa n'isambanyi, kandi Antikristo ari unkoreraho. Wa muntu ushobora gukorera Imana n'icyaha gikorera muri wowe, uribwira ko ukorera Yesu muzima, uwo ni we Antikristo. Antikristo akwemera ko ukora, aguhereza amavuta yo kumukorera, ariko uzi ngo urakorera Yesu Kristo nangwa si Imana nyakuri, ariko warayobye. Muranyumva neza bene data? None uwo mwuka rero ugwiriye mu basenzi, ugwiriye mu bahanuzi, uwo mwuka rero ugwiriye mu bavugabutumwa, uwo mwuka rero ugwiriye mu bakristo, uwo mwuka rero ugwiriye mu nsengero. Kuko twamara gukora ibyo ngibyo, twamara gufata amateraniro hasi y'urusengero ku gituti, hasi yaho ikuzimu bajyaga bazana ishikirwamana n'umwana wa Satani, niwe buriza bwe. Noneho Satani yaravuze ngo abantu benshi bayobotse wa mugabo wo hejuru, ka kagabo ari we Yesu Kristo, baramuyobotse. Abantu benshi ntabwo bakenda kujya mu bapfumu, nubwo abandi bakiriyo bakijya mu bashinwa, ariko mbese benshi abantu bamwe batangiye kumenya urusengero, agaciro k'iki k'urusengero. Noneho aravuga ngo rero abantu ntabwo bakijya mu bapfumu, abantu ntabwo bakijya mu bindi bintu, abantu basigaye bahungira mu rusengero. Aravuga rero mu gihe rero abantu bahungiye mu rusengero, reka nanjye mbaremere nk'icyo reka mbashirireho n'igisa nk'ibyo bashaka, nangwa nk'igisa nk'icyo bahungiyeho, ariko naho nzabasarurayo. Noneho rero niho Antikristo yaziye,
azahunze biriya bamusanga inahanga hose bagumana nawe inahanga. Ndanezerewe mwe na Yesu. Uriya ni umwuka ukomeye, ni umwuka mubi. Iyo utagiye kuwicaraho ngo wigenzure wibaze ku Mana, usenge uvuge ngo Mana ndacishimirwa mbere yawe kumvuga ubutumwa, ariko mbere y'amaso yawe naba ndi ku kazi nangwa narahagarikijwe, naba se nkibwiriza nk'uko ubishaka nangwa soye. Baranyumva iminota 30 yageze, wongera utatenga Imana ngumugisha. Uranyumva neza? None se naba mbwiriza ubutumwa nk'uko Imana ibishaka nangwa soya? No. Icyo ngicyo Antikristo yamara yakuza akagukundisha isi, akakundisha iseni, amafaranga, ibyinsi, ndabonera muhehe, biravira muhehe. Ugakora ariko wabanze kwishura, ukora umurimo wa Kristo, ukora umurimo w'Imana, uri ikibazo gikomeye cyane. Ukeneye gusengerwa, ukeneye kongera gusukwa yandi mavuta. Ibi ngibi ndabivuga kugira ngo mumenye ukuri kwabyo. Ubyemera nk'ukuri azabitwara nk'ukuri, ubyemera nk'uko abishatse nuko. Noneho rero impamvu nenda nkuninde cyane ku rusengero, nenda ngo dukuri ikizira mu rusengero, dukuri ikigirwamana mu rusengero, twongere tugarure Yesu ukuri, twongere tugarure Yesu wabazwa n'abantu b'abanyabyaha, twongere tumugarure. Kuko ndakubwira jyewe ibintu twakoze munsi y'umwuka, natezaga urusengero, twamara gutera urusengero, twamara gufata ba bantu urusengero tukarusigira umwuka witwa Antikristo ari wo baramya. Hariya ku gatuti, hariya hasi y'agatuti kuzimu, hasi y'agatuti bajyaga bazana, niho bajyaga bazana igitebe no kuvuga ngo aho bagira inama, ariko bagira inama hasi y'urusengero, ariko inama bagiraho ni ya Antikristo, ukuntu ari bukorere n'abantu b'Imana. Antikristo yaragwiriye amaze gufata amatorero 60%, 65 ajya muri 70. Igihe kiraza mu myaka nka 10 amakanisa 70 ngahe. Rero bavuga butumwa, baririmbyi, basenzi, basengera ibihugu, basengera ubukristo, mukenyere mwirukana ikizira kinziye mu rusengero. Abaririmbyi musigaye muririmba bitewe n'amarangamutima y'ababakurikira nuko mishaka, nango mugihimba indirimbo muhawe n'umwuka, nango mukirota ngo muririmba indirimbo mwarotaga. Ibyo byavuyeho murabizi. Aho umuntu aryamira gati akagira inzozi, ari yaririmbe yabyuka indirimbo akayandika, ibyo byavuyeho. Uricara ukamenya kuvuga ku mugisha n'amahirwe. Mana wa Maya, simvuga ngo abavuga ibyo ngibyo, bamwe bararirimba kuko Imana yazibahaye, bamwe bararirimba ari uko umwuka yabagendereye, bamwe bararirimba ari uko bagenderewe, ariko bamwe bavuye ku kigendererwa cy'ubutumwa. Buriya kuririmba nabwo ni ubutumwa. Abavuga butumwa Antikristo, yewe nyafata umwanya ngasenga mvuga Mana umbabarire, ninzabatwe n'umwuka wa Antikristo. Ni umwuka mubi iyo waseseye mu muntu kugira ngo azajye kuwumenya, awumenya amaze kurimbuka. Ni umwuka ushobora kuma guhanura kandi ndi nsambanye. Impamvu ni ukuvuga ngo kora ugumuhanura kandi ibintu bigasohora, ubuhanuzi bugasohoka, kandi ukavuga ukuri, ukavuga ngo Imana irambwiye. Ugiye kubona iki? Mu gitondo umuntu akakibona, wavaga gatuti uwo wahanuriye ukamutereta, ugasambana nawe, wakongera kuhagarara uti Imana irambwiye. Wa muntu ukora ibene nk'ibyo, igenzure, waratewe byararangiye. Nuko ikuzimu bakoraga, uzi impamvu se? Mu buryo wageraga dayimoni ikakubwira ngo warababariwe, Imana yakubabariye, Imana yaguha amavuta yo guhanura, ukareba, ugasengera abantu bagakira, ukabwiriza abantu bakarokoka, kandi uri umunyabyaha, yakubabarira, yarakubabariye. Uzi icyo upfase? Nuko ugumutyo ukazageza kurimbukana n'icyaha cyawe cyo gutwara mu muriro.
nenda kuvuga ku buhamya bwa Gahihena, kuvuga ku buhamya bwa Gahihena. Iyo mbuvuga numva meruru meze, numva umusatsi umvaho, numva agahinda kamfashe. Nageze muri Gahihena ndeba Gahihena numva ngize ubwoba. Narayirebye umunsi umwe nayibonyemo, ariko yamaye inyigisho ikomeye, yamaye kumenya kwinshi, yamaye kumenya ko na Yesu adukunda. None mu rusengero, bano bari mu rusengero, umuntu yamara gufatwa na Antikristo, bashumba muve imbere y'abantu, reka Imana barijya mbere y'abantu. Uwo mwuka mara gufata abakristo bagasenga ariko pasiteri yaje, ariko pastor runaka hari, pastor hari, pastor bwadahaye nanga bare buboneka. Uwo ngono umwuka witwa Antikristo urabikuzimu, aho abantu basigaye baramwa, abantu bagiye mu mwanya w'Imana kurusha Yesu. Yesu yarimuwe aho tuvugira none, bimitse undi Yesu witwa Yesu Antikristo. Aho umukristo adashobora gusengera ko pasiteri adahari, aho umuntu adashobora gusengera kuko runaka yagiyeyo. None se wa muntu usenga umuntu nangwa usenga Imana? Atari Antikristo ukoresha, banza wibaza uwo mwuka. Akugiye pastor yahari, iyo pastor yigishije nafashwa, abandi se nango ujya mfashwa, uriho Antikristo. Bashumba mwigisha abantu kuri mu buryo wabo danahari, urusengero rukagomamo abantu bakongera bagaterana bagasenga, Mana yo mwijuru, Mana yo mwijuru, Mana yo mwijuru, bakristo mugaruke kukuri. Ikizera kinjiye kera, abantu barafashwe, baraboshwe, abantu baraboshwe. Mubwira abantu basogongere Yesu mu buryo umuntu asohokana Yesu agatahana nawe, akongera akagarukana nawe ku rusengero, ajyana nawe kuwa gatatu akagarukana nawe ku cyumweru kimufite. Musogonge mubwira abantu, ubakumbuza ijuru, ubabwire ko Yesu ijuru rihari, hari ubuzima bw'iziraherezo. Mureke kubabwira ibifatirana ibizashirana n'iyinsi, iby'iyinsi bizashirana nayo. Mukabigisha cyane ku isi, mukabigisha cyane ku matungo, kurusha kubigisha cyane no kubabwira mubereka ubwami bwa Data wo mu ijuru. Mukarusha cyane mubahishurire Gahihena abantu bazajyamo, n'umwigisha inyigisho zereka abantu kurimbuka, abantu batinya kurimbuka bakumbura ubwami bw'Imana. Ugomba kwigisha umukristo mu buryo ryoherwa Yesu akamurutira isi, mu buryo umukristo bakristo mwarafashwe. Aho uzamenyera ngo wafashwe na Antikristo ni igihe uza gusaba Imana, utaze kwiramya mu kuri no mu mwuka, utaze kugira ngo uvuge ngo Mana sinze kubera imodoka nshaka, sinze kubera ibibazo mfite, inze kubera kuko nakumenye. Usenga utuze gukenera ibitangaza mu rusengero, utaze kugira ngo wumve ijambo ry'ubugingo uritegera amatwi rikubaka. Ishaho y'ijambo urahunikira ugasinzira, bagera mu ishaho yo gusenga no guhanura ugakanura. Wa muntu genzura umwuka ugukoreraho, ugenzure. Ikintu cya mbere Antikristo yari mu muntu akunda iby'isi, akunda gutunga, simvuga ngo abantu banga gutunga, ariko gutunga isi yamaze kuruta Imana mu mitima muri twebwe. Umuntu arahemukira umuvandimwe, akamuhemukira kubera isi. Umuntu aratanga undi kuzimu kubera amafaranga. Ikintu cyazanye amafaranga yavuga ngo kirakavumwa, icyo kintu kiragatsindwa n'Imana, ni kibi. Iby'isi usengute, wowe usengute uze ngo baguhanure, bagusengere, bakwirukanaho ubukene. Ariko nkubaze ko ufite icyo ushaka ku Mana, uruzi ko icyo ushaka ku Mana gihetswe n'icyo gushakaho, gihetswe n'icyo gushakaho. Ariko banza wibaze, hasi Imana ushaka kukinyubakira, kwinkuraho ubukene, njya mbwira abantu njya gusengera ngo uve insengere mukozi w'Imana, nsengera nararwaye.
bw'uwarwaye warukijijwe warukijijwe bakuruze bagusanga banduze basanze banduze none se ukora ubushake bwa Yesu icyaha wizi munikiye gisohoze muri wowe dusenge byumvikane gushaka gukira indwara gushaka kugira ngo Yesu akwiyereke Imana ikwiyereke gukorera imirimo n'ibitangaza gushaka mu modoka gushaka amatungo gushaka inka gushaka ibibanza gushaka izina rikomeye Yesu aragushaka niki ibyo kubishaka kubimushakamo wowe nka waragushaka niki maze ukomeze uze urebe iminota niba yageze kubishaka we aragushaka niki aho niho tumenyera Antikristo na Yesu muzima ariko nureba uri umukristo urokoka usenga atumbiriye umusaraba atumbiriye bwa bwami atumbiriye kwa gukiranuka atumbiriye kwa kwihana Yesu ashaka atumbiriye wa mutima Yesu umutima umenetse Yesu akeneye niba wumva umwuka ari ugukorera muri wowe sava Imana kuganze uzareba Yesu uzahendera neza ubwami uzabubona niba utari mu kuvuga ngo ndasenga kuko pasiteri ahari muri urwo rwego ubwo pasiteri ni gute pasiteri abanza kuguhamagara ngo uze kuyikanisa bashumba Yesu nimwe mwasigaye mwabaye Yesu mwikureho abantu mubigisha Yesu mu buryo wigisha umukristo agasenga atazi niba udahari niba uhari uko mwigisha abantu cyane kubahereza ibifatika gutanga no gutura n'urukundo mubigishe cyane kumenya ubundi bwami bw'Imana cyane no kumenya Yesu cyane no gusobanukirwa Yesu cyane bizabafasha cyane ariko ni nk'igihe umuntu akora ikintu uruhande rumwe agasigara atagikoze urugakorwa ariko rugasigara rupfuye ndavuga ku rusengero mwumva ameze urusengero Yesu arababazwa n'urusengero abavuga ubutumwa mwongeremo ibirere byarafashwe ariko natangiye mbabwira ngo ikirere nicyo amaze gufatwa ibyo nibyo bivuka uwo mwuka Antikristo no gufatira none twamara gukora ibyo bintu bene data bavandimwe ubwo twamaraga kubuza abantu kwihana reka mvuge ku mugisha narebaga mu rusengero bwabaga ari ubuntu butya butoya bushashagira cyane mumeze nk'ubunyenyeri buto cyane none bubengerana none twarwanaga n'abantu mu rusengero kugira ngo batane n'abamwotsi umuntu yagerageza akirinda nk'uko ijambo rivuga ngo nugera mu nzu y'Imana uzajya urinda n'ikirenge cyawe kidahacumurira wowe wagera ukajya kugamburira mu rusengero ukajya gutera abantu amatiku ukajya kugira iminwa iminwa arengeza abantu iminwa urareba uragenda imyambaro uri ikibazo uratahana umuvumo gera mu rusengero umenye cyagutwaye niba ari ukuramya Imana yiramije mu mwuka niba ari uguhimbaza Imana himbaza Imana si so wanyu si nyoko wanyu si mukuru wawe si murumuna wawe na Imana ni Imana yarakuremye kugira ngo ukore uyihimbaze nta kuntu none ukora ikintu cyagutwaye mu kujya ku kazi ukamenya ngo iyi ni business ukahereza agaciro cyane kucyohereza cyane business agaciro kurusha Imana ni ibintu by'Imana kuki ubitabereza agaciro kurusha iby'isi barusha agaciro by'Imana uko umuntu yitanga mu isi twe yitanga mu rusengero aho umuntu afatira imibare akayishira mu bintu by'Imana kandi imibare y'ibyo hanze adashyira imibare muri ranch arya adashyira imibare Musena atanga adashyira imibare ashira ku mayinite adashyira imibare atayishyira ku myambaro yambara imibare atayishyira ku byo kunywa anywa imibare atayishyira muri ibyo ngibyo wamubwira mu rusengero ngo dukeneye ikibazo turenda kubaka urusengero turenda kuzana ikintu runaka ariko abantu batwiba amafaranga wa muntu Antikristo abari bumenye muraza kumumenya turaza guhana umugisha tumumenye neza tumusenye tumukure mu rusengero abantu bonge bagaruke ku nzira y'ukuri n'ubugingo noneho rero uwo mugisha bwabaga ari ubuntu bumengerana
umuntu bwaramwambaraga wabaga wabananiye kugira ngo aribwo mwarwanaga nyine mukananirwa akanga umuntu akaguma mbese agahabwa umugisha we w'Imana yamuteguriye yakora nk'ibyo Imana ishaka agahabwa umugisha we yahabwa umugisha we bwaramwambaraga bukamwambara kuva ku birenge wese akabengerana bwagera ahangaha ku mugongo ahangaha bukakora akantu kameze nk'akagozi Satani akavuga ngo ayiwe uwo muntu tuzamwambara dutaye amahirwe ahawe ngo nta kundi twamwambura ayandi mahirwe ati cyane cyane ngewe mbabazwa n'aka kantu kari mu mugongo kabaga kameze nk'akarizo kari ku cyuno hasi inanga ku mugongo ariko kameze nk'akagozi kariho ubuntu botya bwa rayi kameze nk'akagozi gashinze gati mu mugongo wawe gase straight noneho Satani akavuga ngo murareba ikintu umukozi bari badukubita baducunacunuza abazimu bari bankubita ureba ikintu ukoze urakireba uzura muntu kahawe umugisha uzamujyaho ukongera ukamurandaho nuko ureba kari akantu uwo mugisha ntabwo uzavaho niyo twawurwanya biteye bite uzagumaho uzatwarwa umwana we n'abana b'abana be n'abuzukuru n'abuzukuruza nuko ureba kari akagozi gateye kamubwiye umwana Imana yaguhaye umugisha nta muntu ushobora kuwukwambura nicyo namaze kumenya na Satani yagerageje niyo bagushyira mu gituro bakaguhamba bagahamba ibyawe ariko icyo Imana yaguhaye umugisha uzahindura ukibaye kandi uzawubona rero nicyo cyane kugira ngo abantu benshi batane wa mwotsi wirabura nasanga twarebaga gatuti hariya ku gatuti mwamaraga amateraniro nangwa buri uko umuntu yakoraga ikintu kibi kitemerewanye n'urusengero nangwa se n'umwuka w'Imana umwotso uriya waraza gukamwambara ndavuze ariko ngira ngo Imana iduhana umugisha nenda kukubwira ku ntantu Yesu yankuye n'uwenda umukunde wongere kumumenya wongere kumenya agaciro ke Yesu yaranabaye kuko Imana yaranabaye yarahanu yankuye ankura wangije kunywa amaraso akanyiza gusara akanyiza amaso akangarura ururimi nanjye ndavuga uwo nguwo uramwita iki uwo nguwo niyo nagumana ishati imwe nuko akikiya Mungu niyo nagumana ishati imwe mufite akamenya ngo kuntunga no kugira ishati imwe n'imari imwe nzagumana nawe kuko namenye ngo byose biri muri we akonga ko ngakishirizo ari gihe mba mbivuga nkumva umwuka aramwe ngo shima kuri Yesu wa umuvugeho gusa umubwira abantu nenda kumukubwira aho ngaho mbere tugafata urusengero insengero nyinshi zaraguye yari urusengero rumwe inaha iwacu mu Bugande niyo na pasiteri naramubwiye banyoherezeyo umufata umwana akana k'agahanuzi baramwe ngo ugende ujye kuzimya ubuhanuzi bwe kugira ngo rero ubuhanuzi tubuzimye nuko kugira ngo ubuhanuzi tubuzimye nuko mu mwogosha umushatsi kawutuzanira ndagenda ngerayo umushatsi ndawogosha bari bafite igiterane gikomeye barambwira ngo subirayo ujye gufata barimo abadayimoni abo basengera abadayimoni bagatabuka bakarwana ujye ufata abashumba mujye mwirinda ba Asha mutazi yewe nuko nabigenza mujye mubirinda niba udakora bwa Asha tuza wicare pasiteri ugomba kuba ufite ba Asha bawe ko mubazargamo yewe narafataga kandi ubwo ngubwo naragarutse no barandeba sinagarutse mu mwuka barandebye niyo nibutsa pasiteri ndabimwibutsa ni pasiteri w'inshuti yanjye ndagaruka umuntu yakubitwa n'abazimu bamufata bamutera bari basenga ngiye nkamufata nkabwira dayimoni murimo sinzira akikubita hasi agasinzira yasinzira ukamenya ngo dayimoni ntabwo igiye igumyemo wayitezaga ibitotsi naraza nkayiteza ibitotsi gasinzira yamara gusinzira rero ubwo bagafata undi nuko nagiye nkora ako kazi zigeze ishaha 8 harimo pasiteri wanjye witwa Pastor John Kazora baramwakira inzoka yari iri mu mwanya nagiye kumva numva irambwiye ngo ahangaha ndumva ari ibintu ngo ndumva nkubitwa ndakubitwa n'umuriro uteye ubwoba ndumva kwihanganira kuguma ahangaha birananiye umukozi w'Imana yarasenze
pastor arasenga aho deliverance ikomeye cyane, hari imbaraga z'umwuka, inzoka irekura ikirere, umwuka aramanuka, nangera gusha, umuriro utangira kunsatinga, pastor avuga ngo diamond nakumenye. Rero ko mabwira ibanga rya Satani ryo kumutsinda aho riri. Gusenga cyane ni byiza, gusoma Bibiliya ni byiza, naho urabumenya, ariko nta kintu kibaho buriya nureba nubona uca ari ubuzima ucamo, ari inzozi ucamo, ari ibitero ureba bigutera, hari indwara urwaye, umunsi uhagaruka uvuga ngo ariko ibi bintu, iki kintu kinyica, namenya ko ari Satani. Satani umaze mbese kumumenya uba umaze kumuca intege. Ikibazo kiri ahantu hamwe gusa, nuko utaramumenya. Ariko iyo wamumenye ukamenya utya ngo pa, ukabimenya neza utya, Satani umuca intege. Rero bamara kuvuga ngo umunsi baravuga ngo ndakubonye, ndakumenya diamond urahanga, aho ngaho njya kumva umuriro utangiye kumbabura, ngasohoka kagenda. Pastor arasenga, kagakobwa ubwo ngubwo, kakana kagakobwa kagahanuzi, karakana katararinga no guhanura, ariko Satani yakabonyeho imbuto yo guhanura. Baravuga ngo tukazimye. Ubwo naraze jewe umurundi wa mbere njya gafata, ndakabesha ngasatiza ibitotsi, ngakura mu rusengero, karagenda kajya mu mashuri, karegama karasinzira, umusatsi ndawugusha ndawutwara, turagafata. Rero bariyo basenga Ishaya 9, bariyo basenga Yesu Kristo w'i Nazareti. Ikuzimu barahubanganye, ibintu biratera, abazimu babura amahoro, baravuga ngo isi mure kuri imisatsi yakandi gende, imisatsi yako barayirekura. Nanyemera ko ndacika inzoka nari nateza kagatutu nabari hamwe, zirahunga, turahunga, mbese turatsindwa, turagaruka. Uwo pasiteri ni inshuti yanjye, ni umubyeyi wanjye, njyayo uhamye arabuzi, njya bumubwira, rero pastor wowe ikuzimu barakuzi. Noneho rero mu mirimo nakoze n'uwo ngurimo, noneho urusengero nirwo rwonyine rugisigayemo imbaraga zishobora kurwanya umwanzi. Umukristo, umurokore, idini yitwa Pentecost nirimo imbaraga zikibuza ubwami bwa Satani amahoro. Ari amadini abiri nenda kuvuga, idini imwe nenda kuvuga. Nahamagaye Imana yayo ngo inabare, kuko niyo Mana arizi iranga. Natabawuna Yesu mu bihe bikomeye bimwe, nageze muri kuzimu, njya kuva ikuzimu. Ngora ku kazi haguye abantu benshi, insengero nyinshi zimitswe na Antikristo, abashumba benshi baraguye, baragwa, ibyacimwe baragwa. Bamaze kugwa, Mana yo mwijuru, bamaze kugwa, bamare kugwa, baraguye kandi umunsi barashumbya amakanisa, barayashumbya ariko baraguye, barakorera indi mana, ikintu kigirwa mana. Bagiye mu kwifuza kwabo, bamwe abatagiye mu kwifuza kwabo, bamwe barabivanze, bamwe baracogoye nango bagifite za mbaraga zabo zisenga, bamwe mbese icyo Satani ndagakora muri uwo muntu nicyo akoraga, kuko bagafasha ikirere cye. Cyakabiri agafata amaso 3 y'urusengero nangwa se amaso 4. Umuntu wa mbere kuzimu buba batinya ni umuntu ufite amaso y'umwuka, ari we muhanuzi. Umuntu wa kabiri ni umusenzi, uwa gatatu ni umushumba, uwa kane ni umuvuga butumwa, uwa gatanu ni umuririmbyi. Uko abo bantu bumva, abo bantu batanu ni ingenzi ku rusengero, ni ingenzi mu ikanisa, ni ingenzi ikomeye cyane. Nuko umundishiza abo bantu, wa muntu we ni wowe wumva uri muri abo bantu. Ikintu cya mbere, igisha umubiri wawe gusenga, wigisha ibitekerezo byawe gusenga, wige Bibiliya, uyisome Bibiliya, gusome ikurye nawe uyirye. Icya kabiri, kiranukira Imana. Icya gatatu, gerageza ubane na Mwuka Wera, kuko isha yose uri kuri attack, uri kuri wanted, baragushaka. Icya gatatu, itandukanye n'isi, wowe n'isi mutandukanye.
imyambarire yawe itandukane, imivugire yawe itandukane, imigendere yawe, imyambarire yawe byose utandukane n'isi, kuko ni wowe ufite akabendera. Bashiti banje baririmbye, mwebwe mwe sinzi ukuntu abavuga, ariko mukeneye Imana. Cyenda ngo abaririmbye muzakore ko igiterane cyanyu nkamwe baririmbye, icyanyu nkamwe muzashyira nyiramo amashengesho, mubanze musenge, mubanze mwivangure, kuko umuririmbyi ni umuntu Satani yanga cyane. Niwe muntu ubwiriza ubutumwa bukabohora abantu mu buryo bwose atashakoze, nk'abavuga ubutumwa n'abandi. Umuririmbyi ni umuntu ugendera ku cyobo cyagaye ihena, ihora imwakira ku birenge. Aba ari hafi cyane no kurimbuka, ukurimbuka kumwitaba vuba. Satani ni umuntu Satani ashiraho cyane umutima. Niwe muntu Satani atajya, niwe muntu Satani umenye kuko ukora akazi ka Satani yakoraga. Ndabizi kubizi, ariko nongere kubikwibutsa ubyibuke. Muve mu kuririmba nk'uko isi ishaka, mureke kuririmba amarangamutima y'abantu, muririmbe nk'uko Yesu ashaka. Icya kabiri, mukizwe, mureke gukoreshwa n'impano. Impano si Imana, impano z'Imana ashize muri mwebwe nizo zisigaye zibakoresha, si mwebwe muzikoresha. Impano y'igukoresha, buriya none mbaye ndi umuvuga butumwa, kundi umuvuga butumwa, jewe nkiri ndaraba gukizwa. Nageraga mu rusengero, gende umuvuga butumwa, nageraga mu rusengero, nafashwaga cyane n'umuntu ubwiriza, uvuga amagambo abwiriza. Yarabwiriza ngahagarara, ngatera haleluya cyane, ukumva kubera iki? Iki Imana yashizemo cyabaga kigeze mu ishaha yacu, kikenda ngo gikore. None ukumva umutima wanjye urabyishimira, urabibohokera. Buri muntu urimo impano yo gusenga, uwo muntu ibindi byose babireka, ariko gusenga ni kubure, agafata umwanya agasenga. Umuntu urimo impano yo kuririmba, baririmba nibabwiriza ijambo mubwe nkawe, akumva ngo kubahoka kwe niho kuri. Impano iyo mpano yawe naho ngahiri. Rero abenshi kubera ko barakijijwe bisangamo izo mpano z'Imana, nizo zisigaye zibakoresha. Impano ntabwo izagutwara mu ijuru, barakubesha no kuri kw'Imana. Kuririmba ntabwo uzagutwara mu ijuru. Kuririmba kugarukira ku gatuti, kugarukira hariya ku muzindaro, ariko gukiranuka kw'Imana ukuvana ku gatuti ukabana nako hanze, ugatsokana nako, ukabana nako no muri jokoni mu kiyungu, ukabana nako mu gatare, ukabana nako uri mu modoka. Gukiranuka kw'Imana uko nguko rero ngo kuzagutwara mu bwami. Ariko abantu basigaye bakoreshwa n'impano, nizo gukoreshwa n'impano. Ni igihe ugera ibageze mu ishayi kuririmba, kandi kubera ko ufite izigurarizi urabifite, uzi kuririmba ya Mana ikurimo, urufata umuzindaro uririmbe kandi abantu bafashwe. Icya kabiri, mujye mwirinda kubiba ibyapa biyobora abandi, ariko icyapa ni ikintu kikuyobora. Halo, ni ikintu kikuyobora aho ujya ariko kitagerayo. Benshi rero muri twe abakorera Imana, abari imbere y'abantu, abereke abantu b'Imana ubwami, bazaba inzira, bazaba ibyapa, ntabwo bazagezayo abandi. Utangiye bundi? Haleluya. Irashimwe cyane. Tugiye gusoza igice cya 4, kuko nababwiye ngo ngo mvuge ku rusengero. Nzagaruka, nzajya nafata ku bupati, njya muri comments zanyu, buri muntu nzajya musubiza n'ikibazo yambwiye. Bishobotse nzajya nkora na video, ibikeneye kwandika nzajya nandika, ibikeneye video nzajya ngikora ngusubiremo. Ariko niyo mpamvu nenze ngo ninde ku rusengero, mumenye agaciro ku rusengero, mumenye nicyo tugomba kugarura mu rusengero. Rero niyo mvuga ku muririmbyi, mwabaririmbyi, Satani yabateje ubwibone. Ubwibone buri muri mwebwe. Icya kabiri, abateza gukunda amafaranga kuruta Yesu. Gato ni umuririmbyi, ariko gato
kananga urugero mubaze ikibazo. Tanga mwene data ni umuririmbyi yitwa Gato, aramamaye mu gihugu cyacu cy'Ubugande. Ariko Gato bakoze ubukwe, baragwana ngo ujye kuririmba ku bukwe, bateguye n'igiterane kandi naho ugomba kubayo. Wajya he? Amafaranga baguha imitwaro 60, 600 ujye kuririmba ku bukwe bw'umuntu. Wajya mu bukwe, inama urusengero hakabura abahimbarisha, kandi wowe ukoze iki? Urumva antikristo yabafatiye. Ariko ni ukuri kw'Imana, abari mu byumve, ababisobanukirwa ngo bisobanukirwe, ababirekayo nuko. Ariko mu kuri kw'Imana nukomeza kugendera muri ubwo buzima, igihe kizagera uzajya kwibwa kugaruka bitagishoboka. Kamendere nsezera abantu Mendere araweda kikazi ngahe? Okay, sorry. Okay, kamera ibifata 30 kuri 30 siko bikoze. So reka ncikanishe mve ku rusengero, ngiye ngo tujye mu gice cya 5. Reka bimwe nzabivaho, nzajya ngaruka mbabwire, ariko mufite amatsiko yo kumenya ukuntu navuyeyo. Reka nyabahereze, ariko nyabahereza bafite banje baririmbye, muririmbire mu mwuka, muririmba nk'uko Imana ishaka, mukizwe. Kuririmba usambana, kuririmba umunyabinyoma. Imana yaguhaye kuririmba, nanga yaguhaye ngo mu ndirimbo no kwamamara no gukundwa ngo utereteremo abakobwa. Umuririmbyi ariko wa muntu, abo bakobwa uzababazwa. Ufite amavuta y'Imana, aho wakabaye uyoboneramo iby'Imana, Satani arakuvangiye nuko inamba nyinshi z'abakobwa. Abantu b'Imana turavaye, uzi ko Satani yihimbariza mu by'Imana. Imana idahana umugisha. None rero ubwibone mubwirukane muri mwebwe. Ikindi, gukoreshwa n'Imana mu bikore muri mwebwe, aba ari wowe yikoresha. Imana uyikoresha igiye kubwira ngo ririmba, ari igihe cyo kuririmba kandi wacumuye uranga, kuvuga ngo ya sinumvikanye na Yesu kamanze nihane, kankora ubushake bwa Yesu. Aho ngaho ukore ni wowe yikoresha, si gukoresha. Imana ikorera ku gatutu mwishaha yayo, ukubwiriza kugiye kurangira no kwigisha n'ubuhamya ngiye kurangira kubutanga. Ninangize njye mu byanye, ninjya mu mujyi, ninjya hehe, ntacyo bivuze. Ninjya ngacumurira ngasambanirayo, ndazagaruka nongere mbwirize. Iyo ni Imana nuko ikora. Ariko gukiranuka ndasohokana nako nongere nahane nako, kandi uko nguko niko Yesu adushakamo. Noneho rero nabyo iyi nyigisho ikomeye, ariko ndiyo ndavuga baririmbyi ibintu dayimoni zibateza kandi bivuye kuzimu. Twajyaga twambika baririmbyi mu rusengero, ubwibone ubwo ndahari nawe uri buririmbe, ubwo ntarafata umujindaro menye nangu inguki, ubwo ataragukomera mu mashini nangu uri bugire, ubwo ataraguhamagara ku rusengero ngo uze urepete nangu uri buze kuririmba. Waratewe kera, waramunzwe, barakuriye, byararangiye. Nkuko umushwa urya igiti wajya kureba ukareba kihirikwa, niko nawe bagutegereje kuzamera. Imana duhana umugisha. Iyi ni ijambo rero ishye nenda kuvuga. Reka nsatire, munyemerere nsatire nyiri ibintu nguruka, ngiye kugira ibintu nambuka aho ngaho hagati, umfate ukuntu navuye. Reka mvuge kuri Gahinomu. Ntabwo nabura kuvuga kuri Gahinomu, nabonye yo gatsindwa n'Imana, bikutwa n'inkuba. Hiriya iragasha, irakaguma bito, birakajya kurira, kaje amaso yawe azakurinda kureba Gahina. Amaso yawe ntuzarebe Gahina, uzakomeza urebe ubwami bw'Imana. Gahina itu iragatsindwa n'Imana, nimbi niyo mumirije uti cyangwa kayireba, ndi ukanga nkajya kwihana, gashaka icyo nakoze mbere y'Imana, icyo navuze kidatungana. Niba hari ibintu bitatu, ngira ibintu bitatu binera gukizwa mu buzima bwanyu.